Muraho, hari ijambo riri guca ibintu ku mugabane wa Afurika ubu tuganira. Impamvu nuko ryavuzwe n'umuntu ukunzwe kurusha abandi muri Afurika. Noneho amagambo yavuze asa nk'inkonji yahondaga abategetsi benshi ba Afurika, cyane cyane abo muri Afurika y'Uburengerazuba. Naho bashebuja bo mu Burengerazuba bw'isi bo si inkonji n'inyundo. Hari ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere k'umwaka wa 2024 ubwo umunyamakuru w'umunyakameroni Alain Foka ufatwa nk'uhagarariye abandi muri Afurika kuko amaze kwegukana ibihembo bitatu by'umunyamakuru mwiza kuri uyu mugabane. Ikirenze kuri ibyo, imyaka 31 akaba yarayimaze ari umunyamakuru wa radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI kubijyanye na politike, amateka n'imigenzereze ya Afurika. Ibi byose bikaba byemeza ko Alain Foka yahigwa n'abaki. Uyu rero kuri ya tariki ya 30 z'ukwa mbere k'uyu mwaka yegereye umusore w'igisiri bobo nakonya kuba son excellence le président de la République du Burkina Faso Capitaine Ibrahim Traoré ngo amubaze iby'inkuru imaze iminsi rikoroza ku mbuga nkoranyambaga, aho igihugu cye cya Burkina Faso, icya Mali na Niger byose biyobowe n'abasirikare batembagaje ubutegetsi biherutse kugira bitya bikavuga ko bishingutse muri ya koperative yitwa ECOWAS cyangwa CEDEAO. Iyi ikaba isanzwe ifatwa nk'umutima w'abaturage bose bo muri Afurika y'Uburengerazuba. Ibi bihugu byanywanye byemeje ko imishinga y'uwo muryango idashinga, bityo ko bagiye kwishingira ihuriro ryabo rizashimangira ubucuti no gushangurira hamwe. Aba bamaze iminsi umwe yitsamura undi ati mpore musangira ngendo, ahubwo ababishushanya neza bashishoje bemeza ko bashaka gushinga igihugu kimwe, ngo uzagishingaho bakamushongesha. Ahubwo baherutse gushinga icumu bashaririwe, bemeza ko uzashotora umwe muri bo bazamushoreza nka Sharangabo n'ingabo ze zitwa Bakemba bashegesha Mudirigi mwene Karemera w'Igisaka n'ingabo ze zitwa Imbogo, bakamushahurira munsi ya Muhazi kugeza bashimusa ubuganza bw'Igisaka bagashinga urugereri Munyaga, ariko bashimangira ko habaye i Rwanda. Ibindi mwabibazanya kwigendera Dr Jean Fasina ku rupapuro rw'150 n'urw'151 rw'igitabo yasize yanditse mu 2001 akacyita Rwanda Ancien le Royaume Nyiginya. Reka ibyo twe kubitindaho tubona uko tuza kwigira mu tundi turimo badi. Mu kiganiro kidasanzwe kandi mu buryo budasanzwe, umunyamakuru Alain Foka yabajije yantwara muheta ibibazo byinshi birebana na politike zindi za Afurika, ingingo yo kwibohora ubucakara bugezweho, ibibazo bye n'Ubufaransa na Amerika, imikoranire n'Abarusiya, Iran, Turkiya n'Ubushinwa, ukuri ku ngingo yo kurekura ubutegetsi, gupfa nka Sankara bimutegereje, kugumukana na bagenzi be bo muri Mali na Niger bakishingira ihuriro ryabo bisa AES, aho agejeje yubaka igihugu, intambara ze n'ibyihebe n'ibindi bibazo by'injyana muntu n'ibisubizo byahuranya, ariko bisaba kumva ukabishyira ubwonko ngo bugusobanurire ku buryo wari we wese urajwe ishinga n'ibijya mbere kuri uyu mugabane wacu atacikwa kumva uko Traoré yacayuye iby'abandi bategetsi bacengacengamo bacira inkonda nk'uko abicama amarenga. Noneho rero ni mucakabogi muri iki kiganiro ijambo kurindi dusesera dusemura icyo kiganiro bagiranye kugira ngo abanyafurika amafufu n'amafaranga bidufubike di. Muri iki kiganiro ndabandi Ibrahim Traoré, mugenzi wanjye Willy arabari Alain Foka. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri interview ya Alain Foka Officiel Media, aho uyu munsi twakiriye umutumirwa udasanzwe ni Capitaine Ibrahim Traoré, perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso. Mwaramutseho bwana perezida. Mwaramutseho wale. Mwakoze kubana natwe. Rero none turi tariki ya 30 Mutarama umwaka wa 2024. Turashaka kubabaza ibibazo ku makuru ari gucaracara y'ibihugu bitatu. Nyakubahwa perezida, byagenze gute? Kuki mwatekereje kuva muri CEDEAO? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. Urakoze cyane. Nk'uko bivuze, iyi ni ingingo ishamaje cyane. Umwanzuro wo kuva muri CEDEAO ku itsinda ry'ibihugu bitatu wafashwe ku cyumweru gishize. Yego rwose kuva muri uriya muryango si ikintu gishimishije, ariko ni umwanzuro wafatanywe ubushishozi kugeza nyuma na nyuma. Niba nibuka neza, uyu muryango wavutse muri za 75 niba ntibeshye. Oya, nibyo wavutse mu 1975. Ushingiye ku bakuru b'ibihugu by'umwihariko biturutse ku bayobozi b'ingabo, niko bimeze kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi bose bari abayobozi b'ingabo. Ibi nibyo. Ntekereza ko bari bagambiriye guhuriza hamwe abaturage, guteza imbere ubukungu, ubufatanye no gufashanya. Ikirenze ibindi byose byari ibitekerezo bya gipanafricaniste, kuko ni nabyo byatumye abo bayobozi bashinga uriya muryango. Ariko ku buryo bubabaje, uko ibihe byagiye bisimburana, uyu muryango wagiye utakaza indangagaciro. Uyu munsi biragaragara neza ko nyuma y'ibinyacuma basangira ngendo bo muri Mali, Niger, natwe turi mu ntambara ihanganye n'iterabwoba. Dore ikinyacumi rwose kirashize turi mu ntambara. Rero uyu muryango wari ushingiye ku gufashanya no gushyigikirana, ariko nta bufasha namba uyu muryango wigeze ugira icyo udufasha. Nta musirikare n'umwe, nta gikoresho no kutugirira n'impuhwe. Aucune compassion.
nyakubahwa perezida, mu gihe gishize umubano hagati y'ibihugu byanyu nabo wari mubi biturutse ku byabaye cyane cyane za kudeta zabaye muri ibi bihugu twakomeje kugarukaho bya Mali, Niger na Burkina Faso. Mwebwe nk'abayobozi mukaba mushaka kugenda ariko hari abaturage batabikozwa. Ese ntibyaba bishingiye kuko banze kwemera kudeta mwakoze bigatuma mubivamo mukanemeza ko ari byiza kuri mwe? Yego rwose, niba batabyemera tugomba kugenda. Erega ntitwakoze kudeta kuko twabishakaga, nuko byagaragaraga ko ari ibintu bigomba guhinduka. Ndibaza wakwemeranya nanjye ko ibi bihugu byari mu kangaratete. Guhirika ubutegetsi no gufata inshingano buriya ni ibintu biremereye, ariko kuba tubikora nuko dufite intumbero yo gutwara abaturage bacu tukabageza ku busugire nyabwo, kuko tuzi neza imvano y'ibi bizazane, kandi ntekereza ko tugomba gushyigikirwa. Kandi abantu barishimye, bibateye ishema. Nawe reba imijyi yari ifite za miliyoni z'abantu bahunze muri ibi bice, none n'iki bari gukora ngo babafashe? Ntacyo. Waba wemera ko abasirikare aribo bagomba gukemura ibi bibazo mu cyimbo cy'abanyepolitike n'abasivile? Niko bitekereza? Buri wese ashobora kubikora. None ni gute twasobanura ko abasirikare aribo bayoboye ndetse bakavuga bati ntitugikeneye abasivile? Oya, ntabwo igisirikare kigeze kivuga ko kidagikeneye abasivile, ahubwo byose bishingiye ku byo twakwita gukunda igihugu. Buriya igihugu kiri mu byago hari aho bigera bigasaba gufata umwanzuro w'ingenzi. Rero byagaragaye ko abasirikare bo bafite ubwo bushake bwo gufata imyanzuro ya nyayo. Uko niko bimeze, ariko byaba abasirikare cyangwa abasivile twese turi abana b'iki gihugu. Bityo rero uwo ari we wese wiyumvamo umuhamagaro wo kubohora igihugu cye yabikora. Ubwo rero ntago byaba ikibazo cy'igisirikare. N'ahandi henshi ibisirikare byagiye bigira icyo bigeraho, na hano rero igisirikare kigomba kugira icyo kigeraho. None se nyakubahwa perezida, uvuga iki ku bategetsi ba CEDEAO bavuga ko mushobora kuba muyivuyemo kuko mugize udutsiko tw'abahiritse ubutegetsi? Erega hano harimo udutsiko nk'utwo twinshi twafatwa nk'utwahiritse ubutegetsi. Ubwo rero si ikibazo cy'udutsiko twahiritse ubutegetsi, kuko nabo nuko babihishira. Ubwo iyo uvuze utwo dutsiko twahiritse ubutegetsi ubushatse kuvuga ko n'ubutegetsi bw'abasivile nabwo bashobora kuba ari udutsiko twahiritse ubutegetsi? Hari udutsiko twa gisirikare twahiritse ubutegetsi muri CEDEAO uyu munsi bakaba bafite demokarasi, ariko hari n'utw'abasivile. Ubyumve ko hari n'ibintu bibi kurusha udutsiko twa gisirikare duhirika ubutegetsi. Yego perezida, reka tuvuge ko muvuye muri CEDEAO nk'umwanzuro ugomba guhita ushyirwa mu bikorwa. Ubwo Burkina Faso, Niger na Mali muvuyemo by'aka kanya. Bwana perezida, iki kibazo kiraje ishinga abantu benshi. Ubwo mutekereza ko bizagendekera gute urujya n'uruza rwari rusanzweho rudafite gikumira muri ibi bihugu bya CEDEAO muvuyemo bitunguranye? Ibi biraza kugenda gute? Kuko hari n'inyandiko zemeza ko bigomba gufata umwaka kugira ngo mube mwemerewe kuvamo no kubikemura byose. Ndakumenyesha ko ubu byarangiye. Icya mbere numvise uvuga iby'inyandiko zivuga, ariko wibuke ko nabo batigeze bubaha inyandiko zabo. Reba nka biriya bihano byashyiriweho Niger, nta hantu na hamwe byanditse mu nyandiko. Ubwo rero barinze kuri izo nyandiko, nabo biyita ko banyuze ibintu muri demokarasi. Twabivuyemo, ariko turakomeza kuba abapanafricaniste. Uwo ari we wese muri Afurika, umunyafurika wese ushaka kuza muri Burkina Faso ahawe ikaze mu rugo. Ariko ku rundi ruhande bizagorana. Nk'umuntu uri muri IS, reka tuvuge kuri IS, nk'ubwo umuntu urimo azaba atagihawe ikaze nko muri Côte d'Ivoire, ntabwo azaba akemerewe kujya muri Ghana, noneho bikazaba bigoranye cyane kubakorerayo ubushabitsi. Tuzagenzura tunemeze icyo gukora uko iminsi izagenda yicuma. Bwana perezida, uyu mugambi wo kuva muri CEDEAO waba waratekerejweho neza? Watekerejweho neza cyane. Ntabwo twavuga ko ari impanuka cyangwa ko byasembuwe n'umujinya. Iyo bibi byo uvuga biba byarabaye na mbere hose. Ntekereza ko twafashe umwanya wo gusesengura iki kibazo, dushyira ku munzani ibintu byinshi, maze dufata umwanzuro. Iyo biba giturumbuka tuba twarashingiye kuri bya bihano. Abantu ariko bakomeje gushinyiriza, ariko navuga ko babikoraga bashaririwe. Icyo gihe rero nibwo twari kubikorana umujinya, ariko twafashe umwanya wo gucukumbura no kugenzura iki kibazo, maze twebwe twiyumvisemo imbaraga ziturimo imbere zo gufata uyu mwanzuro. Ariko mwatunguye buri wese. Ikindi kintu hano twavuga ubu buryo bushya bwo gushushanya Afurika y'Uburengerazuba, IS cyangwa se Alliance of Sahel States, ihuza Mali, Burkina Faso na Niger. Bwana perezida, iyi IS yanyu irafatika, irashoboka? Ku mpapuro ubona ko iturebye, ariko se koko irashoboka? Nawe urabizi ko ahubwo irenze no gushoboka. Buriya rero mu gihe kinini gishize abantu bacu muri za filozofi n'imyumvire itandukanye bakomeje kutwemeza ko ntacyo twakora nta bandi babidufashijemo. Uyu munsi imigambi yacu ni ukongera kwitekerezaho no kwigengesera.
c'est d'éveiller les consciences. Vous le faites très bien d'ailleurs. Et j'apprécie beaucoup. turashaka kuzamura kwigira ku buryo urubyiruko ruzasobanukirwa ko ahari iwabo nko muri uyu muryango uriho uvuga wa IS. icya mbere ni ukumenya imbaraga ufite, ukamenya imbaraga nke ufite, nyuma yo gusesengura ibyo byose ugafata umwanzuro. ubwo rero IS irashoboka cyane. niba unyemereye bwana perezida, iyo turebye ubukungu hari ubukungu bwo kwihuriza hamwe mugakora ibintu bimwe ndetse mukagenda ingendo imwe, mukagena ngo ninde uzacuruza nande uko tuzacuruza. none rero ikibazo gikomeye ni uko muri ibi bihugu byanyu nta na kimwe gifite aho gikora ku nyanja. imibanire ni ikintu kimwe n'ubukungu bikabuka. urabizi ko dutangiye kuyobora mu gihe gito cyane gishize, ariko ubukungu bwarazamuwe ibintu bitandukanye n'ubutegetsi bwatubanjirije. ubundi iyo babitangiza twakabaye dufite ubukungu bukomeye. ibyo rero nibyo ndi kuvuga. tumaze gusesengura imbaraga zacu twasanze tutakagombye kuba turi kuri uru rwego, twakagombye kuba tugeze kure cyane. uramutse ufashe IS mu buryo bw'abaturage, ubutaka, rwose duhagaze neza mu buryo bw'umusaruro. mu busanzwe ntabwo za leta zakagombye kugira umutwaro mu by'ubuhinzi n'ibiribwa. ubu ibyo twarabimenye kandi turi gukora buri kimwe ku buryo tutagomba kugira icyo dutumiza hanze kandi twakibonera. mu buryo bw'imitungo yaba karemano, iyo mvuze imitungo kamere, hari imitungo kamere y'igiciro iri munsi y'ubutaka n'iri hejuru. twarabisakuje hose ko abanyafurika bari kwicwa n'inzara n'inyota n'ibindi. niyo mpamvu inaha n'ahandi twatangije uburyo bwo gutanga amazi yo kunywa. nk'ubwo IS ifite amazi adakama munsi y'ubutaka no hejuru. mu buryo bw'amabuye y'agaciro ntawe twabijyaho impaka. ibya karemano se, ubu se navuga shia ko nayo ari ubutunzi? ibyo byose si ibyo twateye, ni Imana yabitwihereye. ariko birahenze cyane, abantu barabyifatira bakabigenza uko bashaka. ubu rero twasobanukiwe imbaraga zacu kandi IS ntawe irimo iharira nawe. none kuri wowe IS irahagije kandi iri gukora neza cyane. nibyo rwose. bwana perezida, iyo witegereje uburyo buri gukoreshwa n'ibi bihugu byanyu uko ari bitatu, twumva ahandi ho bavuga gukorera hamwe rusange cyane cyane ku ngingo y'ingenzi kuri ubu ariyo umutekano. unyemerere nkubaze perezida, kuri ubu umaze igihe runaka uyobora, ndibaza ari umwaka urenga, n'icyo umaze kugeraho wowe ubwawe mu by'umutekano, yenda tubaye twirengagije iby'umutekano w'ibihugu bitatu. wowe ku ruhande rwawe nka Burkina Faso, nk'ubwo hari ibice bikiri mu matware y'ibyihebe muri Burkina Faso, n'iki waba warakoze kuva aho wagereye ku ngoma? Très bien. C'est la priorité en fait pour nous. byiza cyane. iki ni ikintu kibanze kuri twe. iyo uvuze ibyo byihebe ni ukwica, gutwika, kwirukana abaturage no kunyaga ubutaka. ariko ubu nakubwira nk'uko nabivuze hambere aha, ubu nta hantu na hamwe twakwifuza kujya ngo tunanirwe kujyayo. uyu munsi urazenguruka igihugu cyose hose. ibice byose byari mu minwe y'ibyihebe mu myaka ine ishize, ubu turabigenzura. ariko na n'ubu turacyumva ibitero byinshi kurusha mbere hakiri ingabo z'amahanga hano. wabihamya? ibitero byinshi ni ibisanzwe. ubu tuganira turi gusubiza inyuma gusa mu bice byose. ntabwo tukiri kwirwanaho no kwirinda. turatera bo bagashaka kugaruka. ubu turasanga umwanzi ndetse tukanamuhiga. igihe twatekerezaga ibibazo byacu mu biganza byacu nk'uko dukunda kubivuga, byabaye ibintu by'ingenzi n'umwanzuro w'umuhate. buriya rero iyo wiyemeje nk'uko, utunyangingo tukurimo dusinziriye duhita tubyuka ako kanya. aho rero niho uvumbura izingiro ry'ikibazo cy'ibyihebe. ibyo natwe twarabivumbuye. ariko gutangiza intambara hagomba kuba hari ugukunda igihugu, hakaba ibikoresho ndetse n'ubutasi. icyo gukunda igihugu rero cyazamutse nk'ikibatsi mu banyaburikina Faso bose, baba abasirikare cyangwa rubanda, nanjye ubwanjye. ibi rero ntibyari gushoboka mu myaka yabanje. kubera iki? ugomba kuba uzi kubyutsa ugukunda igihugu muri buri wese, ukamuha kwigirira icyizere, ukanamwereka ko gakondo ye ari cyo yasigiwe. ibyo ni byo twagerageje gukora. niyo mpamvu iyo tubasabye kugira uruhare babikora bwangu. rubanda twabasabye kuba abasirikare aho bari hose bakabasha kurwana. n'ubu dushatse miliyoni y'abanyaburikina Faso bo kurwana twahita tubabona, bakitwa abakorerabushake bo kurinda ubutaka gakondo bwabo. abantu bariteguye kandi bariyemeje. ntabwo ari ibiteye inkeke kuri bo. oya, ubu ni ubutaka bwabo. ku isi yose abantu barwanira ubutaka bwabo.
bwana perezida, iyo tuvuze ibyo duhita dushaka kwibaza ikibazo cyo kumenya tuti uku kwiheba kumaze igihe kujya mbere kuri ubu butaka bwacu, bafite ibikoresho bikomeye n'ingabo zikomeye. Ibi bintu byasobanurwa gute? Mwebwe uko muri batatu mwemeje ko mugiye kubarwanya mutoranya ngo aba na bariya, ibyo byaba ari ukuri? Ubundi kuki ibyo bishoboka kandi ibisirikare byo hambere bitari kubishobora? Ibyo birenze ukuri. Hari ibibazo byinshi imbere. Nkanjye nagize umugisha wo kujya ku rugamba icyo gihe, n'abandi bayobozi ushobora kubona baragize umugisha wo gukorana no kurwana n'izo ngabo z'amahanga, zikagufashiriza ku butaka bwawe, ariko zikagwanyira ntarengwa yo kutarwana, bagakora ibyo bashaka. Byaradutangazaga cyane. Wibaze nawe n'ikoranabuhanga ryose bafite za satelite zabona buri kintu cyose, bakagira za drone, za kajugujugu n'ibikoresho by'ingeri zose, ariko ngo ntibabone ibyo byihebera. Uyu munsi twahisemo kujya mu ntambara, urabibona ko buri munsi tubivumbura tukabivunira umuheto. Urumva ko hari ikibazo. Kuri wowe nta bushake bwo kubarwanya bwari buhari icyo gihe? Nta bushake bwo kubarwanya bari bafite. Iyo babishaka bari kuba barabikoze, nta nubwo ibyihebe biba byarageze kuri iki kigero. Uyu munsi iyo berekana umusaruro ubivamo, bavuga ko niba hari ibyo muri kugeraho ngo nuko mufatanyije n'Uburusiya. Hari ibya Wagner bivugwa kuri ubu. Uyu munsi dufite Uburusiya bugiye gufungura ibirindiro na African Corps. Bwana perezida, Abarusiya baba bari kugufasha? Haba hari ubufasha bwiza bw'Abarusiya busumba ubw'ingabo z'amahanga zatangaga mbere? Urazi, dufatiye urugero kuri Burkina Faso, twahoze dufitanye imikoranire n'ubutwererane n'Uburusiya. Nakubwira nk'ibikoresho 80% Burkina Faso ifite ni iby'Abarusiya. Nibyo da. Ariko icyo gihe mwari mufitanye umubano udasanzwe mu bya gisirikare n'Ubufaransa. Ibyo twabisobanura dute? Parce que ces équipements datent des années peut-être de la Révolution. Yego, turacyafite ibikoresho by'igihe no mu myaka yo kwibohora. Ibyo bikoresho biracyarwanishwa, ndetse n'iby'Abanyakoreya biracyarwana mu gisirikare cyacu. Ibyo biracyagira umumaro? Ibyo tubyumve neza gutya. Kuva icyo gihe igisirikare cyari cyarirengagijwe cyane. Kuva muri za 90 hajyaho ibyitwa SABS, ibintu byose byarangiritse cyane ku buryo wari kubona nk'abasirikare bari mu kazi bitwaje ibibando, bambuye ibikoresho igisirikare cyacu. Ubundi cyari giteguye neza, gifite ibikoresho byinshi, imyitozo, abantu, imyambaro ya gisirikare. Noneho igitangaje, ibyihebe bitangiye kuza nyuma y'igihe gito, byasingijwe mu itangazamakuru hose ko ngo tudafite ubushobozi bwo kurwana, none ngo bagiye kuza kudufasha. Noneho ibyihebe biba bihawe urwaho. Aha ubu tuganira, umubano w'Uburusiya ushingiye ku kugira ngo tubone amayeri y'imirwanire. Ndizera ibyo ushobora kubimenya kundusha, nk'ubwo nta gikoresho cyose twashaka kugura mu Burusiya ngo bange kukitugurisha. Bakavuga ko mutagomba kugura ubwoko bw'intwaro? Yego rwose. Erega kugeza ubu tuganira turacyakumiriwe ku bwoko bwinshi bw'indege. Hari n'ubwoko bwinshi bw'intwaro batakwigera bakugurisha. Bakabasobanura gute iryo komanyirizwa? Ninjye wagakwiye kuba nkubaza icyo kibazo. None urumva ubwo ari ubucuti nyabaki? Ubwo se bashakaga iki? Ubu rero hari ibihugu byinshi byaba Abarusiya, Abashinwa, Turkiye, za Koreya n'ibindi, bo ntibadushyiriraho gutangira. Reba nka Irani, icyo twakenera cyose ni ukubara niba twishyura tukishyura, ariko turi kumwe n'abo ngirwa bashuti bakadushyiriraho ikomanyirizwa. Koko hari n'abatubwiye ngo ntacyo babikoraho kuko byashoza urugomo. Ni ukuvuga ko mbere mwarwanaga ariko mudafite ubushobozi bwo kurasa umwanzi ukuri imbere? Yego, ibyihebe byaratwicaga, hari n'ubwo twatoraguraga amabuye. Ubwo amabuye nayo yacumba impambara, ngo ikintu cyamena amaraso ntibakikugurisha. Iyo niyo ari imigambi yabo. Uyu munsi muri kumwe n'Uburusiya, ni iki bo babona nk'ingurane? Tuzi neza ko nta bucuti hagati ya za leta. Buri gihe haba hari inyungu, buri wese aza kubw'inyungu ze. Rero uyu munsi hari ikikango ku bantu bamwe ko umutwaro umwe yahinduwe hakaza undi. Yenda navuga ko wakwemeza ko atari uguhinduranya abatware. Niki gifatika uha Uburusiya kugira ngo bahakubere? Yaba ari amabuye y'agaciro? Ubishyura ute? Ugurisha igice cy'ubutaka? Se ni ubuhe bushabitsi? Iyo biba ari byo kuva ku mutwaro umwe ujya ku wundi, twahitamo gupfa. Kuko iyo tuvuze ubutaka gakondo n'urupfu, byose bigira inyurabwenge. Izo ni inkuru z'ibihuha. Ahubwo ku buryo bubabaje, twanabonye abategetsi b'ibihugu byababaje ngo bajya kurogotwa bacacarika ngo twaba twarahaye ibirombe byo mu bice byo mu majyaruguru Abarusiya. Ibyo ni ibibeshyo.
soi-disant qu'on a donné des mines à des Russes à notre partie sud, archi faux. nta kintu gihabwa Uburusiya. niba ibeshyo nta kirombe na kimwe twaba tubibahera iki? niba abarusiya bashaka ibirombe dufite amategeko abigenga, ni ukuza bakaba bayujuje bahanayubahiriza, tukaba aribwo tubaha uburenganzira bakishyura imisoro ndetse bagakora nk'uko undi wese yakora. None n'iki wishyura Uburusiya rero? Ntabwo baza kureba kubw'indoro nziza kuko ibihugu ari nyambere. Ese ubundi utekereza ko Uburusiya bwageze muri Burkina Faso ryari? Mu bihe byatambutse hazaga abarimu ba gisirikare bakaza bakigisha abasirikare ku by'intwaro. Ibi rero bikorwa hagati y'ibihugu byose, si Uburusiya bwonyine. Iyo usinya amasezerano yo kugura no guhabwa intwaro, hiyongeraho n'imyitozo yabyo kuri ayo masezerano. Dore hano tuhafite abanyaturikiya benshi, kuki batabavugaho? Ni bande babahuguye ku by'utudege tutagira abaderevu? Twishyuye drone ku banyaturikiya bigendana n'amasezerano n'ubufasha, nta bindi, nta byo guca ku ruhande no gukebakeba. Sinkubeshya, hano hari abanyaturikiya ariko ntibabavugaho. Baradufasha, bigisha abapilote bacu muri Turikiya, bagakomereza hano babigisha gutwara, gukanika n'ibindi bigendana nabyo. Dufitanye nabo amasezerano y'igihe runaka, abantu bacu niba bamenyereye bazagenda. Abashinwa barahari, ibikoresho twishyuye mu Bushinwa bari kubyigishwa, uko ni ukuri. Haba hari n'Abarusiya hano? Uravuga ku mirongo y'urugamba? Oya, ntabo. Hari ibintu biza mu mitwe y'abantu gutyo gusa. Ariko nibinakenerwa bazaza ku rugamba kurwana. Ibyo byo nabigusezeranya ko nibikenerwa bazaza. Ntacyo wicuza nk'icyo kuba bataragera ku rugamba? Oya, ntacyo. Turarwana twenyine, bari kudufasha mu buryo bw'imyitozo, ubushobozi n'ikindi cyose, badufasha muri ubwo buryo. Nigeze kukubaza ikibazo mbere, reka twe kwirengagiza ibyo wagezeho mu mutekano, kuko turabona urujya n'uruza ndetse n'abaturage bakomeje kwihangana nk'uko wabivuze. Abaturage bari gushingiriza, ariko hari aho bigera bikanga. None n'icyo utekereza umaze gukora ku buryo abanyaburkina Faso bavuga bati Traoré yahageze yadukemuriye iki kibazo na kiriya mu gihugu imbere? Ibyo ntitujya tubivugaho. Hari na minisitiri w'itumanaho nabwiye ko tudakeneye kuvuga menshi ku byo twazahuye. Reka abatuye imidugudu ubwabo babyivugire. Hari abaturage batujwe, abasubijwe mu byabo, amashuri menshi yafunguwe mu bice byinshi. Uramutse uvuze ko nta kigenda, byaba nta kigenda, ukaba uri gusubiza inyuma rubanda. Ibyo byanatuma abaturage bifata amavideo bavuga ko uri kubeshya. Hari imyaka myinshi twatakaje, gusa ubu turi kuzanzamuka, turashikamye. Mbere habaga hari za raporo zihamya ko abantu bari gukurwa mu byabo. Haba hari abantu bari barakuwe mu byabo babisubijwemo? Ahubwo ubu bari gukora ibikorwa byabo, bajyana umusaruro ku masoko. Ibyo bikaba bisobanuye ko basubijweyo mu mezi menshi ashize. Bakoze byinshi. Ibyo byabaye kubera ko muri gushushubikanya umwanzi cyangwa kuko bafite abakorerabushake bo kwirindira umutekano? Gushushubikanya abanzi bigendana n'abo bakorerabushake. Uribuka ko navuze ku byo gukunda igihugu n'ibikoresho. Icyo cya kabiri nicyo cyatuzonze. Quand vous prenez par exemple l'attaque de Djibo. Ufashe nk'urugero nka Djibo bateye mu Gushyingo gushize, igihe habaga ibitero no gusubizanya muri Djibo. Ku munsi wakurikiyeho batayo z'ubufasha zahise zerekeza muri Djibo bafite ibikoresho, bagenda barwana kugera mu birindiro bya Bubera byahoze bifitwe n'ibyihebe kuva mu 2019. Aha niho bateguriraga ibitero, aho rwose hafi y'umupaka na Petegol rwose binjiye mu birindiro byose by'ibyihebe. Iyo hataba ibikoresho ntibyari gukunda. Twari kwicara tugategura ibitero, tugafata ukwezi cyangwa kukarenga, tukajya mu byo gukusanya ibikoresho n'abasirikare. Uko niko byakundaga kugenda. C'est comme ça se passait. Et pour rassembler la logistique, je vous fais une confidence. Il est arrivé des moments lors de certaines opérations ici qu'on aille emprunter des armes. Nkumeneye ibanga, kwegeranya ibyangombwa byafataga igihe kinini ku bitero bimwe na bimwe. Hano batireka dutira intwaro mu baturanyi maze baze bakora ibitero bigize y'umwanzi. Ibyo byose byaduhaga isura mbi. Ariko ubu haba igitero, ako kanya tugahita dukoresha za batayo z'ubutabazi bakagenda, ariko kuko baba bikwije ibikoresho kandi biteguye kurwana, nta gihe na gito cyo gutakaza dufite. Bahita babaduka bagana ku rugamba. Niko bigenda ubu. Dufite izo batayo nyinshi zakwijwe hirya no hino mu gihugu, gusa ibi bituruka mu kongera ibikoresho n'amayeri.
bwana perezida iyo tubonye ibyo bikoresho uri kugarukaho n'abo barusiya bazanye ngo bakutoze nk'uko wabivuze ukareba ingabo zawe ayo ni amafaranga menshi ubona Burkina Faso yamara igihe kinini muri ibi. Très bonne question. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je dis que nos pays ne sont pas prêts. icyo ni ikibazo cyiza. Ayo ni amafaranga menshi, niyo mpamvu navuze ko igihugu cyacu kidakennye. Hari ubuyobozi bubi, hari abajura n'abashimuta iby'agaciro byacu. Ibyo nibyo byari bihari. Reka ntange nk'urugero, uyu munsi cyitwa Patriotic Support Fund. Rubanda baritanga ari benshi, none abakorerabushake bakabyifashisha. Noneho igisirikare gisigaye turacyari mu nzira yo kuzuza ubushobozi n'ibikenerwa byose twavuze turi gushakisha. Ibyo bikitwa imiyoborere n'icungamari. Dufite amabuye y'agaciro ahagije, aho ho turashikamye. Ariko iyo byakoreshwaga nabi twasigaraga imbokoboko. Kuri we birahagije kugena no gushyira mu bikorwa imiyoborere myiza. Ibyo byonyine ntabwo byatuma tubona ibikoresho. Ntabwo ari ugutanga indoro nziza nk'uko wigeze kubigarukaho. Turishyura ahubwo tukabibara neza, tubibungabunga neza, tugerageza kwiga gucunga neza, kuko mu bisata byose muri za minisiteri n'ahandi buri wese akoresha inyurabwenge agakora iyo bwabaga. Ni gutyo byifashe. Il y a cette habitude de corruption au haut niveau. Urabizi ko habaga imico ya za ruswa ku rwego rwo hejuru no gutumbagiza ingano, kuko iyo umuntu ari gukoresha amatora muri Afurika babikora nka bizinesi, bati tuzabatera inkunga. Ibyo byari umuco hano, bagatangaza tike kugira ngo tuzabatore. Iryo ryari ishoramari, none igihe cyagera agasahura kugira ngo yishyure. Ibyo nta bihari kuri twe. Nta konti dufite hanze y'igihugu, ntazo dufite, nta nizo twifuza kugira. Buri kimwe turi kucyohereza mu ntambara. Nk'ubwo ugiye mu gisata cy'amavuta na peteroli, uzi ko leta yari yaragundiriye za peteroli, amavuta n'ibindi bibiturukaho birimo diesel, gasoline, maze rubanda rwa Burkina Faso bagahabwa intica ntikize. Mu 2022 nk'urugero, leta yishyuye miliyari 400 hafi 500 z'amasefa. Mu 2023 wumve ko twe twishyuye miliyari 100. En 2023, on est à moins de 100 milliards de subventions. Ibyo bisobanuye ko warokoye miliyari 400 zose. Comment vous expliquez ça? Ngaho mbwira, icyo wagisobanura ute? None se yenda twari tunibohoye. Icyo gihe abantu bagenaga ibiciro bishakiye, bakabishyira za kampani nka Sonabi, bakiyumvikanira ibiciro, maze bagakataho ubwasisi bati aya azaba yacu rero, nuko yadushyirira kuri twa konti twacu irunaka n'ibunaka iyo ngiyo. None icyo gihe bafunguye za konti mu mahanga. Yego rwose, iyo mushyamiranye gato bagukangisha guhita bagwatira konti zawe, ariko twebwe ntazo dufite. Twebwe ubu buri kimwe cyerekeranye n'intambara. Twebwe rero aho tuzigama ni mu rugamba. Perezida, habaye ibiganiro byinshi by'igihe uzamara ku butegetsi. Uri gutegura amatora ryari? Iyi nzibacyuho izamara igihe kingana iki? Hari igisubizo bifitiye? Ntabwo utekereza ko iki ari ikintu gikenewe mbere y'ibindi kuri wowe? Kapiteni Ibrahim Traoré azamara igihe kingana iki muri ibi, agategura amatora akava ku ntebe? J'allais vous poser une question à retour. Nanjye ndashaka kukubaza ikibazo mbere yo kugusubiza. Nyabuneka sindi hano mu gusubiza ibibazo byanyu. Zari impaka kandi ziba nziza. Uyu munsi mu mezi 6 dutekereje gusiga abaturage, wowe nk'umuntu w'intumbero kandi usobanukiwe n'ibibazo byacu, niki wabivugaho? Igitekerezo cyawe cyabikiye? Qu'est-ce que vous allez dire? Quel serait votre commentaire? Honnêtement, mvugishije ukuri nahitamo kwifata nubwo uzi icyo ntekereza. Aho ni ukukubwira ko rimwe na rimwe biba bigoranye, biraruhanyije. Ariko ikintu cyonyine gituma dukomeza gutwaza tujya mbere ni urukundo dufitiye abaturage bacu. Dushobora kuba turya tunywa, nk'ubwije ukuri ko kuva twagera hano tutarafata n'umunsi n'umwe wo kuruhuka. Mu by'ukuri abayobozi bakuru bose ni gutyo bimeze. Iyo uvuze ibyo rero hari abandi baduka bagira bati, urugero nk'abahoze ari abanyepolitike baribwira bati aka niko kari akazi kacu kuyobora. Hari ababigize umurimo bati turashaka gusubirana demokarasi, tugasubira mu nteko ishinga amategeko. Ni iki wababwira? Iyo myuga se bayigiye? Bigeze biga iyo myuga? Ya baba, ntidukeneye ko abantu biga iyo myuga ibunaka ngo baze maze babiturundeho hano. Turashaka kurema uburyo, kuko ibintu bikorwa hano si uburyo bwiza buboneye. Ni nk'uko nigeze kukubwira,
ikibanze hari amasezerano wabonye twiyamiriza ndetse hari n'andi menshi azaza. Yego rwose ntago kugeza ubu impinduramatwara iratangira na busa. Niyo mpamvu navuze ko ubukungu bwacu bugomba kuba mutaraga. Burya abantu basinya amasezerano kubw'inyungu zabo nk'uko nabivuze, ibyo biba ari ishoramari. Igiteye agahinda abatware ba Afurika cyane cyane abo bageze muri iyo myanya ya politike ntago baba bacyumva. Ntekereza ko ibihe byashize byaduha amasomo nko kuri Bokassa n'abandi barakomeza bagasahura imitungo y'ibihugu bashora mu bifu byabo. Ni kuki twatanga? Sinzi uko ndabisobanura gusa ntibyumvikana namba. ariko kuri wowe nawe perezida nta kibazo cyaba gihari cyo kuvuga igihe uzategurira amatora no kurangiza inzibacyuho. Ni gute turategura amatora n'ibindi turi mu ubu? Ubwo rero dutegereze ko buri gihe n'ikintu cyose kigomba kunyura mu nzira za gisirikare? Twirengagije uburyo buri no gukoreshwa ubu ndetse bugomba no kugenzurwa. Twanatekereza ko amatora areba abanyaburkina Faso bose. Ubutekereza ko uyu munsi bose biteguye kujya ku mirongo gutora, kujya mu biro by'itora no mu byo kwiyamamaza. Erega nta abanyaburkina Faso bazatora. Kuri hagomba kubanza kuboneka amahoro. Hagomba kuba hari agahenge runaka kugira ngo nihaba hari n'ibyo byo kwiyamamaza ku buryo abantu bazajya buri hamwe mu ihumure maze bagasobanurira abanyaburkina Faso ibitekerezo byabo. Nuko nababwira icyo abaturage bazatore kuko nta kibazo kizaba kigihari cyo kujya gutagaguza amafaranga. Kandi hazaba impinduka zidasanzwe mu by'amatora. Ibyo bizaba iherezo ryabyo. Nufatwa uca hirya no hino ako kanya ugahita ukurwa mu bahatana. Nge sinzashaka gushyirwa imbere nk'izenga ry'amazi, ariko uku ni ukukurahirira ko hari impinduka zigiye kuza. Ibi bintu byo kwizanishwa kurya umutima abantu byararangiye. Intumbero yacu ni umucyo no gushishoza kuko urubyiruko rutagikeneye ibyo byose. Niba utekereza ko wayobora igihugu ugasobanura utajijinganya imigabo n'imigambi byawe ukavuga icyo ugiye gukora. Bwana Perezida, unyihanganire nsubire gato ku bya AES. Ni ikihe kintu cy'ingenzi kuri wowe kuva mwashinga ingamba zo kurwanya intambara? Ndashaka kuvuga ni ubuhe mubano ufitanye n'abategetsi ba Mali na Niger? Twakwitega ko AES yanyigiye kwagukira no mu bihugu bitari no mu bice bya Sahel. Amahirwe yo kwaguka mpereye aho ibyaho birashoboka no mu masezerano dufitanye birimo twuguruye amarembo, ariko umubano hagati yacu n'uwa kivandimwe pe. Uko niko twamye turota Afurika, uko twabirotaga niko bimeze hagati yacu. Musangiye intego zimwe kuri Afurika kuko rimwe na rimwe abantu bagirira ishyari ry'ubutware mu gihugu cyabo. Nous partageons la même vision et nous faisons la même mission. Et si vous regardez à travers donc les communications, oya siko bimeze. Dusangiye intego n'intumbero zimwe. Urebye mu nzira no mu buryo bw'itumanaho ibyo dukora byose no kuzamura ugushishoza. Kuki umutegetsi umwe yashaka ko abantu be babaduka bagakanguka mu gihe abandi baba basinziriye bashaka gukomeza gukora ibyo bashaka? Twese turifuza ko abantu bakanguka ku buryo na nyuma yacu abo bantu batazongera kwemerera umuntu umwe uza kongera kubasubiza muri ibi bibazo. Rero byaba muri Mali, Niger na hano twese turajwe ishinga no gushishikariza rubanda ngo basobanukirwe ko ibyabaye mbere n'ubu ndetse n'uburyo tugomba guca ingo y'ubucakara. Uko niko bimeze, tugomba kugenzura ko buri wese acagagura ingo y'ubucakara. Ubwo nibwo butumwa bwacu. Ibyo kandi ni ingenzi, iyo ni intumbero. Icya kabiri cyerekeranye no kwigenzura, kwiyemeza ubwacu no kwihaza mu biribwa. Hari ibintu byinshi biri gushyirwa mu ngiro muri aka gace kacu. Nk'urugero, iyo dufashe ibindi binyampeke n'ibihingwa nk'ingano tukavuga ko zitakwera muri ibi bice byacu, ubu turi kubikora ku butaka bugari muri Mali no muri Niger. Hari n'ibindi byinshi turi gusuzuma. Ubutumwa ni ugutuma abaturage bacu bumva ko tutagomba kugira icyo dukura mu mahanga, tugomba byose kubitunganyiriza hano, ahubwo akaba ari twe tubijyana imahanga. Kubihinga mukanabigemurirana muri AES. Ese Bwana Perezida, ntujya wigirira ubwoba kuri ubu? Turi mu bihe nk'ibya Thomas Sankara usa nk'aho ari icyitegererezo cyawe. Bamwe baranabagereranya binyuze mu bitekerezo byawe, uko witwara, ibyo uhitamo. Twese tuzi uko byamurangiranye.
Oui, vous avez raison et c'est la question que tout le monde se pose. Yego uri mukuri kandi icyo ni ikibazo buri wese yibaza, ndetse n'indwara y'ubwoba iri mu Banyaburkina Faso bose. Mu by'ukuri iyo babitekerejeho bangirira ubwoba. Kuri nge rero nta bwoba mfite, ntituzi icyitwa ubwoba. Twahuye n'urupfu inshuro nyinshi, twahoberanye narwo. Ntituzi Imana niyo igena kubaho no kutabaho. Turashimira Imana rero ntituzi ubwoba, ariko dusesengura hashize mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wasanga Perezida Thomas Sankara hari amakosa yabikozemo ubwo yavugaga ati mureke inshuti aba arizo zigambanira ubucuti, ntaba ari twe tugambanira ubucuti. Nibaza ko iyo nteruro yansize. utekereza ko yari gukora ibinyuranye n'ibyo? Aho ndakubwira ukuri ko tutagiye gusubiramo ayo makosa, ibyo ndabikwijeje. Bagashaka buhake nk'uko yabivuze, ni umunyeshuri mubi cyane. Iyo umwirukanye agaruka mu bundi buryo dukurikira, ntituzatuma ayo makosa yongera kwisubiramo nanone. Nyakubahwa Perezida, uyu munsi umubano wawe n'Ubufaransa n'ubumwe bw'Uburayi umeze gute? Nous n'avons pas de relation particulière, c'est moi je dis. Nta mubano udasanzwe dufitanye, ndavuga umubano mpuzamahanga bimeze uko biri kuba nk'uko byakabaye, niba ariko nabivuga. Nta kintu kibi gihari. Ubundi Burkina Faso iri kurwana n'ubusugire bwayo. Igihugu cyangwa umuryango uwo ari wo wose uzubaha iki kintu, tuzagirana umubano mwiza. Ariko nutabishaka cyangwa ushaka kudutegeka icyo tugomba gukora, ese muracyavugana? Yego turaganira biraho. Mu gihe gishize twakiriye ambasaderi mushya w'umuryango umwe bw'Uburayi. Ndibaza warabikurikiye, araho arakora nta kibazo. Na ambasade y'Ubufaransa iracyari aho, bakomeje ibikorwa byabo. N'Abanyamerika nabo barahari. ubwo rero nta kibazo kiri aho, ubufatanye bwarakomeje. Igihe icyo ari cyo cyose bubaha ingengabitekerezo yacu, bakubaha ubusugire bwacu, kandi bakaba bubaha ko dushaka guca ingoyi tuboshye tukigenga. Reka icyaba ari cyo dusoreza. Uzi ko CEDEAO itishimira uyisohokamo avuga ko ari cyo cyiza kuri we. Twakomeje kumva kandi nzi neza ko iriya nyandiko yanyu ari bo yari igenewe. Mwaba mwakwemera ibiganiro? Birashoboka ko ejo wakwiyumvira ukavuga uti noneho turumva twagaruka, niba mubyiyumvisha neza, cyangwa byararangiye twe kwirwa tubivuga. Ntabwo ugomba gukora amakosa nk'ayo. Nakubwiye inzira yacu iragenda, ntifite kugaruka. Ibyo twakoze ubwo twafataga umwanzuro nuko umunyururu twari turi guca bwari ubuziraherezo. Nta kongera gutekereza CEDEAO? Oya, byararangiye. Ubwo dukomoje kuri ibyo, iki nicyo kibazo cyanjye cyane. Niba tubyumva neza, ubwo ibyo bisobanuye ko mu gahe gato mugiye kurwanya ifaranga rya CFA? Birashoboka cyane. Reka turindire ibintu bibi. Ubwo birashoboka rero. Nibyo bwana Perezida? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, urazi muri buri kintu cyose dukora gisa nkaho kibatungura, sibyo? Rero ibintu bizakomeza kubatungura, nta nubwo ari n'ifaranga gusa. Buri kintu cyose gifitanye isano no kutugumisha mu bucakara tuzamenagura iyo ngoyi. Urakoze cyane bwana Perezida. Urakoze nawe. Ngayo nguko ibya Traoré ntacyo twabakinze, gusa nkabamenyesha ko gusemura bidahwanisha, ahubwo ari ukugenekereza kuko indimi zidahuza amagambo n'inyito zikivuzwe bitewe naho cyaganishaga cyangwa icyakibanjirije. Ibyo byose ni ingingo zambura umwimerera amagambo n'ibisobanuro, ku buryo hari uwagutera ibuye agusaba guhanisha bitabaho, nyamara buri wese asemura ukwe, inyito rusange igakomeza kubimwe. Ibindi byo twahurira mu bindi biganiro bivuze ubuhuha ku ngingo za politike zikivuge nk'uko ari umuco kuri Primo Media Rwanda. Maze Abanyafurika mwese amafufu n'amafaranga bidufubike di. Bye.